ده iterambere ry'intara y'Amajyaruguru izamura turasuhuza abadukunda
baby gorillas and new gorilla families. So I know many of us are very excited to be here in public. Over the 50,000 people gathered here from different lined up for you. Very exciting program, and really just looking forward to being back in Finidi, naming our baby gorillas as we have been doing for the last 18 years. Lucky. kwakira amazina mashya y'abana bashya binjiye mu muryango w'abanyarwanda n'umuryango mushya. Ni ibyishimo cyane urebye abaturage ruguru ukareba hepfo iyo bazamuye amabendera yabo ubona ko isi yose itegereje kumenya ni ayahe mazina tugeze kubona ku nshuro ya 18. Very much like me. My name is Ghana Pisi. I'm one of the co-MCs who is going to be leading you through this ceremony today. As you all know, we're here on our annual ceremony naming gorillas, as we have been doing for the last 18 years. This is an important tradition in Rwandan culture to really give gorillas the deserving, the value that they give. To both of us, welcoming 20 new baby gorillas that are going to be named today, and a new family that's also going to be introduced at Kwitizina in 2022, the 18th edition. Arakoze cyane mugenzi wanje Diana atangira yivuga nanjye mu muco nyarwanda reka nivuge yitwa Lucky. Yishimiye kubana namwe abateraniye hano abadukurikiye hirya no hino ku isi Kwitizina ku nshuro ya 18. Uyu munsi n'abana 20 bari buze guhabwa amazina bakinjira mu muryango mushya w'abanyarwanda, ariko kandi dufite n'umuryango mushya uri buze guhabwa izina umuryango mushya.
tuzamura amabendera yacu ndetse tunamuha amashyi mu ijambo ryiza atugejejeho ijambo ry'ubuyobozi bw'ubukerarugendo muri RDB yarimo byinshi kandi by'ingirakamaro. Turakoze cyane ridufasha kugira ngo dususuruke kuri uyu munsi tunishimira ko tugiye kwakira abana 20 b'ingagi bashya ndetse n'umuryango mushya w'ingagi mu muryango w'abanyarwanda. Mashirika on stage. Ushishikarwa no kwita amazina y'abana b'ingagi bavutse none nawe uraza uvuga ubusa ariko uje utarwiyambitse wajya ariko nta n'izo mugira z'abashyitsi bari hano ko yego nabyo none se ubu ngubu komeza ugumanga amasambu yacu niba yatwara ubwo nzaba ndabikizadutura ko karigwe ntabwo uzi neza yuko abantu bafite imirima ituriye pariki y'ibirunga bagomba kubimura kugira ngo ingagi n'ibindi binyabuzima biba muri iriya pariki y'ibirunga bizabona aho byisanzurira ntabwo ubizi none se nyine sibyo ndi kukubwira bajya kudutwarira imirima nawe ugakomeza ukaranga ntabwo bazayitwara yewe bazayifata hanyuma baha abantu ingurane urumva ubu ngubu batangiye kubarira abantu kugira ngo babahe ingurane zabo urumva hanyuma nibirangira rero bazafasha abantu kubashakira akazi mu buryo bworoshye kandi bwihuse babafashe gukora imishinga ibyara inyungu ubwo urumva atari inyungu se tuzaba tubonye twebwe ntabwo narinzi ibyari byo noneho niba ari ibyo rero n'aya masambu yanjye niba ngombwa ndayatanga ariko ingagi zibona aho zororokera ibyo ngibyo urabivuga none se nyine nitutazibungabunga ngo zibone aho zororokera hanyuma zikabyigana zigapfa urumva atari igihombo tuzaba tugize mukanga ubu ndagiye none ahangaha wirinze ntabwo ushaka ukundi ingagi ndagiye nibiba ngombwa ahubwo n'ibyangombwa by'ubutaka ndabitanga ariko ingagi zibona aho zororokera unyumvire noneho karibwari ubu ngubu uracyari muri urwo ngurwo ibyangombwa by'ubutaka nibwo kibizana njyewe narabitanze kera Hey!
This is your freedom, uphold the harmony and the sanctuary wisdom. To be one organ, released by one man, king in the mirror. To see you love and then we make it deeper. This is my destiny, we talk about first and desires. This is This is my reason to be more mindful of the home they're raised in. To be one organ begins by one man looking in the mirror. To see you, me, and then when they look deeper. This is one destiny, we talk about foster this and move us one. Tuziratira amahanga bazikunde bazisure